gusengera imana ikugarukeho. Bibiliya iravuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Imana ikeneye kubana n'abantu ariko basengesha umwuka iteka. Imana ni umwuka, n'abayisenga bose bagomba kuyisengera mu mwuka ndetse no mu kuri. Paul yandikira Abaroma igice cya 8:14 yavuze ngo muyoborwe n'umwuka w'Imana, kuko ayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Abantu benshi bari kuyoborwa n'umubiri, niyo mpamvu bari kuyoba. Abantu benshi bari kuyoborwa n'umubiri, niyo mpamvu bari kubaka ingo zikamara ukwezi kumwe, amezi abiri. Abantu benshi bari kuyoborwa n'umubiri, niyo mpamvu bari kubona ibishoro. Imana yari ibabwiye aho kugira ngo basenge bayoboze Imana inzira bakijyana, kuko babonye ibishoro, ariko bazajya bagaruka bababaye, kuko Imana ishaka ko abantu bayisenga kandi bakayisengera mu mwuka ndetse no mu kuri. Amasengesho y'umwuka ntabwo afatika, amasengesho y'umwuka ntabwo abademoni bayabona, amasengesho y'umwuka ntabwo wayadwanya kugira ngo uyashobore. Amasengesho y'umwuka aragenda akuraho ibihome. Amasengesho y'umwuka niyo Abayuda bakoresheje Imana ibakiza abanzi babo bari bagambaniwe mu kwezi kwa 12 muri Esiteri 9 kwitwa Adari. Itegeko n'iteka ry'umwami byendaga gusozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwira ko bagiye kubagiraho iki ububasha, ariko Abayuda barasenga. Umunsi wa mbere barezwa, umunsi wa kabiri bakingurirwa amarembo, umunsi wa gatatu baratabagwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho iki ububasha, ariko barasenga, ibintu birahinduka, kuko basengeye mu mwuka, basengeye mu mbaraga z'Imana, basengeye mu bushobozi. Imana yohereza marayika, ikohereza marayika ku buzima bwawe, marayika ku rugo rwawe, marayika ku bana bawe, marayika muri famiye, marayika utuye, marayika mu masezerano yawe, marayika mu byo wavuganye n'Imana, marayika mu rugendo rwawe. Imana ikoherereze marayika agira ibintu abohora ku bana bawe, yewe nabohora ku rugo rwawe, yewe nabohora kuri famiye yawe, yewe nabohora ku byavuganye nawe, yewe nabohora ku by'uri igisubizo. Imana yohereza marayika Mikayeli, hanyuma agira ibintu agira ute abohora. Marayika Mikayeli kugira ngo abohore amasezerano yawe. Imana yohereje marayika Gaburiyeli, araza avugana nawe, avuga ko uzakora ubukwe, avuga ko uzarama, avuga ko uzashaka, avuga ko uzajya mu ijuru, avuga ko uzaba umuntu ukomeye. Ariko warategereje, warahebye. Ariko uyu munsi wa none ukeneye marayika Mikayeli kugira ngo aze agwanirire amasezerano yawe, agwanirire ivugabutumwa ryawe, aganirire ibyo wavuganye n'Imana. Marayika w'Imana ukomeye witwa Mikayeli niwe ukeneye mama, niwe ukeneye papa, niwe ukeneye musore, niwe ukeneye munyamasengesho. Ukeneye marayika Mikayeli, ukeneye marayika Mikayeli wazafungura amasezerano yawe. Ukeneye marayika Mikayeli, ibyawe byaraje, Imana yarabyohereje, urubyaro rwawe rwaraje, akazi kawe karaje, ubukwe bwawe bwaraje, iterambere ryaraje, Imana yavuganye nawe byaraje. Ukwiye kubaza Imana impamvu bitakugezeho, kandi yarakubwiye umwaka, yarakubwiye ukwezi, yarakubwiye igihe bizasorera, yarabivuganye nawe. Ukeneye marayika w'Imana, marayika Mikayeli kugira ngo abohore amasezerano yawe, abohore bizinesi yawe, abohore abana bawe, abohore urugo rwawe, abohore iterambere ryawe, abohore icyo Imana yavuganye nawe. Ukeneye marayika Mikayeli muri uyu mwaka 2025. Ukeneye marayika Mikayeli kugira ngo abohore iterambere ryawe, abohora urugo rwawe, abohora akazi kawe, abohora abana bawe, abohora urugo rwawe, abohore famiye yawe, abohore korari bamo, abohore iterambere ryawe, abohore urusengero usengeramo, abohore urugo utuyemo, kuko hari ibyo ubona biboshye. Ariko ukeneye marayika Mikayeli w'intambara,
kugira ngo aze kugwanirire abohore ibyawe. niwe wagwaniriye Petero amukura mu maboko yande ya Herode. Herode yamufasha aramuzirika asigaje gupfa, marayika w'Imana araza abohora Petero, amuhoraho iminyururu yose yari imuboshye, avuga ngo nta kindi kinzanye, zanwe no kugukiza amaboko yande ya Herode. Ukeneye marayika w'Imana Mikayeli kugira ngo abohore ubuzima bwawe, abohore urugo rwawe, abohore akazi kawe, abohore iterambere ryawe, abohore iby'Imana yavuganye nawe. Ukeneye marayika w'iki? Mikayeli, ubohora iterambere n'iby'Imana yavuganye nawe. Tubahaye ikaze mu izina rya Yesu, mwebwe mubana natwe umunsi ku wundi. Turabashuje mu izina rya Yesu wa Nazareti, tubifuriza umugisha w'Imana, tubifuriza imbaraga z'Imana, tubifuriza gukora kw'Imana. Aho uri hose tavuze ngo nuhabwe umugisha n'Imana, kandi Imana irakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera, ikugirire neza, ikugwanire, ikugarukeho, kandi ireme iby'imbaraga ku buzima bwawe. Ni Imana ikora, kandi ni Imana ibyikoze irabigaragaza, kuko ni Imana itagengwa n'ibihe, ni Imana itarashyizweho n'iminsi n'ibindi. Turabashimiye kandi tubahaye ikaze mwebwe mudukurikira umunsi ku wundi hano ku Muhamagaro TV Samu. Amazina ni yayandi, ni Maniragwa Jonasi batazira Samwe. Twavuze ngo Imana niwe mugisha kwadukurikirana bari hirya no hino mu ntara zitandukanye, mu bihugu bitandukanye. Twavuze ngo nimuhabwe umugisha n'Imana. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko tusama ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge Imana, hanyuma kandi tunashimira wowe wamaze gukora sub ku Muhamagaro TV Samu, wamaze gukora like, comment, wamaze kuba uwacu, kandi wamaze kumva ibiganiro byacu ko ari byiza, ukabigenda ubisharinga abandi. Imana iguha umugisha, kandi umugisha tugusabiye ni umugisha urimo ubugingo, ni umugisha urimo imibereho yo muri ubu buzima, kandi na nyuma y'ubuzima ukazabona ubugingo buhoraho. Reka tubaze tugusengera Imana uko tugiye gusiganira ibintu bikomeye cyane. Nkurikirane neza, kandi turabihuza na Bibiliya, uraza kubyumva. Mana, mu izina rya Yesu twagushimiye cyane ko uri mwiza, tushimiye ko uri Imana ibera hose icyarimwe. Dusengeye ijambo rya, dusengeye abantu bawe, dusengeye abagiye kumva ijambo giye kugira ngo bagere neza, ijambo ribakure mu bwiza ribajyana mu bundi, kandi uhereze umuntu wese gusobanukirwa n'uburyo agomba guhindura imyemerere n'imisengere kugira ngo agere ku cyo Imana yavuganye nawe. Ngo tugire neza, ukora iby'imbaraga, mugambi Imana kumusore kuri twebwe, kugirirwa neza n'Imana biganze ko ushaka mu izina rya Yesu, amen. Kadusome urwandiko Paulo yandikiye Abefeso, itorero ryo muri Efeso. Urwandiko Paulo yandikiye Abefeso turasoma igice cya 6, tasoma duhere ku murongo waho wa 18. 6 Abefeso duhere ku murongo w'18. Abefeso 6 umurongo wa 18. Haravuze ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye bwose kuba maso, musabira abera bose, kandi nanjye munsabire kugira ngo mpabwe kuvuga nshize amanga, uko mbumbuye akanwa, kugira ngo menyeshe abantu ubwiru bw'ubutumwa bwiza. Katwongere Abefeso 6:18. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabira abera bose, kandi nanjye munsabire ntabwe kuvuga nshize amanga, uko mbumbuye akanwa, kugira ngo menyeshe abantu ubwiru bw'ubutumwa bwiza, ari bwo bw'ubutumwa bwiza. Amen.
Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza, kandi Imana ibarebe neza. Ndashaka ko tuganira ibi bintu bitwa gusenga, ariko ugasengesha umwuka iteka. Isengesho yitwa gusengesha umwuka iteka. Kuki Bibiliya ivuga yuko abantu bakwiye gusenga, ariko kandi muri uko gusenga kwabo bagasengesha umwuka iteka? Nuko Imana ari umwuka. Imana ni umwuka, n'abayisenga bose bakwiye kwisengera mu mwuka ndetse no mu kuri. Kwisengera mu mwuka ndetse no mu kuri. Imana ni umwuka. Abakobwa bayisenga, abanyamasengesho bayisenga, baririmbyi bayisenga, abahanuzi bayisenga, abigisha bayisenga, abapasitoro bayisenga, bakwiye kwisengera mu mwuka ndetse no mu kuri. Hari ibintu byinshi cyane bituma abantu badasubizwa, bakitotombera Imana, bakavuga ko Imana yabaretse, bakavuga ko Imana itabumva, bakavuga ko ibyo bavuga byose Imana itabumva. Bamwe bakicira inzira, bakava mu nzira Imana ibatumyeho. Ariko icyo mwebwe nenda kubabwira ni ijambo rivuga ngo gusenga ni iki. Icya mbere, gusenga ni ukuvugana n'Imana. Icya kabiri, gusenga ni ugukizwa. Iyo umuntu asenga aranakizwa. Icya gatatu, gusenga, iyo umuntu asenga asobanura icyifuzo cye neza, kuko yaje kugira ute? Gusenga. Pawulo yandikira iri torero ryo muri Efeso, yari ababaye, ntabwo yari anezerewe. Yari muri gereza azira ubutumwa bwiza, ariko amera nk'ukomeza abwira itorero ko rikwiriye gusenga, kandi abasobanura ko hari ibintu bitandukanye bishe cyangwa bangirije bagomba kongera kugarukaho. Dutangiye twumva ijambo 6:10, haravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami. Abanyamasengesho, itorero, abantu bose bavuga ko bazi Imana, iyo haje iri jambo rivuga ngo ibisigaye, hari ibintu biba byaramaze kwangirika. Hari ibyo abantu baba barishe, hari ibyo abantu baba batarubahirije, hari inshingano abantu baba baranze kubahiriza, hari ibintu abantu hari amategeko y'Imana abantu baba barishe. Iyo waje muri ijambo rivuga ngo ibisigaye, nuko hari ibintu biba byaragize ute? Byarangiritse. Nuko hari ibintu biba byaragize ute? Byarapfuye. Nuko hari ibintu biba byaragize ute? Byarahombye. Nuko hari ibintu biba byaragize ute? Byarabuze, bakaburira irengero. Ariko Pawulo abandikira ari muri gereza, arabwira ngo ibisigaye mukomerere mu mwami. Imana irashaka ko abantu bakomera, kandi bagakomerera mu mwami. Hari abakomereye mu mafaranga, abo bajya bapfa. Hari abakomereye kugira imiryango ikomeye, abo bajya bapfa. Hari abakomereye gutunga ibintu bitandukanye no kugira icyubahiro, bakagishaka no mu buryo bw'ibinyoma, abo ngabo bajya bapfa. Ariko birivuze iki? Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Imana ishimwe. Pawulo yandikira Abefeso yarabwiye ngo Imana ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twibwira n'ibyo dusaba, bitewe n'uko imbaraga zayo nyinshi zingana zidukoreramo. Imana ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twibwira n'ibyo dutekereza n'ibyo tugambira n'ibyo tuvuga, bitewe n'uko imbaraga zayo nyinshi zingana zidukoreramo. Haleluya. Imana ibasha cyane gukora. Abwira ngo ibisigaye mukomerere mu mwami. Abefeso 6:10, ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga. Imana ifite n'imbaraga. Ifite imbaraga zo kurinda itorero, ifite imbaraga zo guhinda igihugu, ifite imbaraga zo kurinda abanyamasengesho, ifite imbaraga zo kurinda abayiringiye,
ifite imbaraga zo kubeshaho, ifite imbaraga zo gutanga ubuzima, ifite imbaraga zo kuvuga ngo genda ubeho kandi ukabaho. No mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, Imana ifite ubushobozi bwinshi, Imana ifite uburyo bwinshi, Imana ifite inzira nyinshi, Imana ifite icyubahiro cyinshi, Imana ifite buri kimwe cyose kubizera imbaraga z'Imana. Ngo no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, abangwa mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, cyangwa mubashe gukomera ku munsi mubi. Abangwa kuko mudakirana n'abafite inyama n'amaraso, ngo mukirana n'imyuka mibi, mukirana n'imyuka mibi n'abafite ubushobozi, n'abatware n'abafite ubushobozi, ngo n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Ukugira ngo ugere ku gisubizo cy'Imana, kugira ngo ugere ku mvugo y'Imana, ugomba kurwana n'iyo myuka yose, ukagwana nayo kugira ngo ushyikire icyo Imana yavuganye nawe. Kandi ntabwo wabasha kurwana n'iyo myuka mibi udafite imbaraga z'umwuka wera. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro, Imana ibagirire neza, Imana irema ibintu bikomeye. Avango kuko mukirana n'abadafite inyama n'abadafite amaraso, ahubwo mukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, ngo n'abategeka isi y'umwijima. Muzi uko isi y'umwijima ibaho? Arangije avuga ibintu bikomeye, wenda ibyo tuzabisobanura ubwabyo, ariko imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, murabizi ko Satani amaze gusuzugura Imana no kwigomeka, nuvuga ngo mu ijuru bahise bigabanyamo ibice byinshi, ariko nuvuga ngo Satani bahise bamuterera mu isi. Igice cya mbere kisigara mu ijuru, cyo cyasigaranye n'Imana. Igice cya kabiri Satani yamanukanye n'ibice bibiri, ariko bigeze mu kirere byigabanyamo kabiri. Igice kimwe gisigara mu kirere, ikindi kimanukana na Satani. Abo nibo batware mugwana nabo, abo nibo bafite ubushobozi mugwana nawe. Umuntu ufite ubushobozi kugira ngo umukureho icyo ugomba kumukuraho ntabwo byoroshye. Ukwiye kuba mu mwuka, ukwiye gusengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga ndetse no kwinginga. Avango nuko rero mutware kwizera nk'ingabo ikingira igituza. Ari abagerageje kwizera nk'indake ku bantu babaye gisirikari cyangwa babaye, reka tubijyanye n'ubuvumo. Umuntu uri mu mwobo buriya Imana yagerageje kwizera nk'indake. Umuntu uri mu ndake kugira ngo apfe kugirirwa nabi kuko aba ari ahantu hihishe, ntabwo byapfa gushoboka, kuko ari ahantu mu ndake, akaba ari aho hantu ategerereje. Nuvuga ngo biba yageranyije kwizera nk'indake, ariko biravuga ngo kwizera nk'ingabo ikingira igituza. Avuga ngo mwambare ukuri nk'umukandara. Imana ikeneye ko baba abantu basenga ariko bafite ukuri. Avuga ngo mwambare ingofero nk'agakiza, kandi mwambare inkweto aribwo butumwa bwiza. Haleluya! Imana y'amahoro ishimwe. Kandi biravuga ngo, ndashaka kubabwira ijambo rivuga ngo gusengesha umwuka iteka. Mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, amasengesho y'umwuka ntabwo abadayimoni bapfa kuyashyikira. Amasengesho y'umwuka ntabwo abadayimoni bayagwanya uko biboneye. Amasengesho y'umwuka ntabwo afatika, kuko Imana ni umwuka, n'abantu bose bayisenga bagomba kuyisenga bari mu mwuka ndetse no mu kuri. Nibyo Yesu yaganiriye n'umusamariya, avuga ngo dore igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga Data bamusengera mu mwuka no mu kuri, kuko Imana yacu ari umwuka n'abayisenga bose. Umuntu wese uzi ko asenga Imana, ashaka mu Gatolika, ashaka mu Dive, ashaka mu Yehova, ashaka mu Adeperi,
ashake uwo muhangirikani, ashake aho hose yaba ari, Imana ishaka ko asenga, ariko agasengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Imana yacu ari umwuka, n'abayisenga bose bakwiye kuyisengera mu mwuka ndetse no mu kuri. Daniyeli yasengeye Imana mu mwuka no mu kuri. Mu gice cya 10 Daniyeli niwe wamaze kumenya ko igihe kigeze cy'uko Abisirayeli bagomba kuva Babuloni muri ya myaka 70 bari baranyazwe na Nebukadinezari. Ngo arangije ikintu cya mbere yakoze, ngo arangije ngo yegera Imana. Amaze gusoma amateka, ngo abona Abisirayeli bazamara imyaka 70 mu bunyage Babuloni, ngo kandi abona nta gitekerezo cyo kuvaho bagize ute bafite, kandi igihe cyo kuvaho cyari kigeze. Ngo arangije ngo asenga iminsi 21, ngo agitangira gusenga, ngo ijwi ryaraje rivugana nawe, ravuga ati gusenga kwe kumvikanye. Ariko ikibazo cyabayeho, ngo Daniyeli ategereza igisubizo cy'Imana, araheba. Hari abantu bategereje, bahede kandi baravuganye n'Imana, ariko ukwiriye guhindura amasengesho kandi ugasengera mu mwuka no mu kuri. Bavuga ngo Daniyeli asubira ahandi yavuganye n'iki n'Imana, ngo amaze gusubirayo mu ijoro haba inama, bavuga ngo Daniyeli ko tuzi ko twamushubije, kuki yongeye kugira ute kugaruka? Ngo bohereza marayika Gaburiyeli. Uyu marayika Gaburiyeli ni ushinzwe gutambutsa mishaje gusa, ni ushinzwe kuvugana nawe, ni ushinzwe kugira ikintu avugana nawe. Ariko ni ukuvuga ngo arangije nawe bamufatira mu nzira, biravuga ngo bangombwa yuko bohereza marayika Mikayeli. Bohereza marayika Mikayeli. Bamaze kohereza marayika Mikayeli, ngo arangije ngo agwana n'ingabo z'Abamedi n'Abaperesi. Nuvuga ngo reka mbabwire, ukeneye marayika w'intambara kugira ngo asobanure ibyawe. Ukeneye marayika w'intambara abohora akazi kawe. Ukeneye marayika Mikayeli aguhuza n'amasezerano yawe. Ukeneye marayika Mikayeli aguhuza n'iterambere ryawe. Ukeneye marayika Mikayeli kugira ngo akore iby'imbaraga. Ukeneye marayika Mikayeli kugira ngo afungure ibintu byawe Satani yafunze. Ukeneye marayika Mikayeli kugira ngo agarure ubuzima bwawe. Ukeneye marayika Mikayeli w'intambara. Imana ishimwe. Ohereze ku buzima bwawe, ku rugo rwawe, agira ibintu abohora. Tugiye kugusengera Imana aho uri hose. Witegure imbaraga z'Imana, witegure gukora kw'Imana, witegure kubohoka, witegure kwakira ubuzima, witegure kwakira imbaraga z'Imana, witegure kwakira amaboko y'Imana, witegure kwakira igisubizo cy'Imana, witegure kwakira icyo Imana ivuganye nawe. Ibyo ngibyo byitegure, kuko Imana igize ute irabikora. Kadusenge. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye ko uri Imana ishoboye byose. Ushimiye ko uri Imana ivuga bikaba. Dusengera abantu bawe kugira ngo ubagire neza, ukore iby'imbaraga. Ineza y'Imana ikomeye igaragare kuri ubohore amasezerano y'abera, ubohore amasezerano y'amasengesho aba Satani yagiye aboha, ubakureho imigozi Satani yaboshye, abo Satani yajyanye kuzimu, aho ngo bataburureyo, aho Satani yagwanyije ibyabo, aho ngo ngero bazure, aho Satani yateje ibihombo, Imana ibakure ibihombo, aho Satani yateje indwara zitandukanye ndetse z'ibyorezo. Bose turabasengeye kugira ngo Imana ibagarukeho, imbaraga z'Imana zikomeye aba arizo ziboneka. Ubakure mu bwiza ubajyane mu bundi, kandi icyoro cy'Imana gikomeye aricyo kigaragara kuri bo. Urakoze kugize neza, ngo reka utege kuganze. Ineza y'Imana ikomeye igaragare, ko ushaka n'ibyo ushima ibyo biba, mu izina rya Yesu, amen. Imana wo mugisha, Imana ibagire neza.